Shalom kasuku shalom. Shalom mukozi w'Imana, amakuru yawe? Ni meza, turashima Imana ni meza. Urakomeye cyane. Ya ndakomeye ndaho byose turabishimira Imana. Ubu ngubu usuherereye hagana he apotre? Ya ubu ngubu ndi muri Amerika muri Michigan. Michigan hamaze igihe kingana gute? Hafi imyaka 10. Hafi imyaka 10. Oh. Nubona muruvuga ikinyarwanda kivanzemo n'igiswahili. Ya ndimo ndavuga ikinyarwanda kivanzemo n'igiswahili kuko twigeze kuba mu Rwanda no twaturutse tuzi naho. Ya ndakizi pe. Ese umugabo bita Prophete Joshua uramuzi? Prophete Joshua ndumva muzi kuko dutangira ibintu by'umurimo w'Imana bya ministere by'amasengesho aho bita igikondo cy'imisange twaturi kumwe muri iyo myaka za 2011 2012 twaturi kumwe ndamuzi. Ariko abantu benshi cyane baturuka muri Kongo mushobora kuba mugira umuhamagaro w'Imana, sinzi ahubwo wenda aho bigera mukabivangira, sinzi wenda niba mbitekereje nabi, kuko hari uburyo njya kubona nkabona umuntu yitwa wenda n'urugero bakamwita wenda nkuko witwa David Sanganano, sibyo? Ariko noneho ugahita ushyiraho akandi kantu kagakoryo gashobora gutuma abantu bakuyoboka mu buryo bukomeye cyane bitewe nawe kazina kagakoryo. Reba nk'ubu witwa Prophete David Sanganano le liberateur no kuvuga ngo umucunguzi, noneho nk'uwo muvandimwe wundi nagiye kumva numva nawe yitwa Prophete Joshua le voyant, no kuvuga ngo utwo tuntu tw'utuzina tw'udukoryo ntituri muri bimwe mushobora kuba mugira nk'urufunguzo rwo kugira ngo mwigabize abantu mu baryo twabo. Ibyo nakubwira cyo nuko ikibazo ntabwo ari ugushiraho akazina k'agakoryo. Ikibazo ntabwo ari kongeraho ibintu runaka. Ikibazo ni ugukora umurimo wawe bitewe nk'uko wabihamagariwe. Ase ubundi umuhamagaro mujya muhamagarwamo muhamagarwa mute? Muhamagarwa ku manywa, muhamagarwa nijoro, muhamagarwa ryari kugira ngo umuntu abyuke mu gitondo ari nk'umusore nkawe ugikeneye kuba wenda yajya mu by'abana b'abakobwa, ugikeneye kuba yasoma ku kantu gasembuye, muhamagarwa mute? umuhamagaro uva ku Mana, kandi rero umuhamagaro ni ikintu umuntu yavukanye nacyo, kuko nusoma ijambo ry'Imana muri Yeremiya, Imana ibwira Yeremiya ngo narakumenye utari wajya mu nda ya mama wawe. Imana yamumenye, yamuhamagaye atari yajya mu nda ya nyina. Rero Imana igiduhamagara tutari twavuka, ariko rero twebwe tuza kwisobanukirwa twamaze gukura cyangwa twamaze kumenya ubwenge. Imana rero ishobora kuguhamagara biciye mu nzozi, Imana ishobora kuguhamagara biciye mu ijwi, Imana ishobora kuguhamagara biciye mu wundi mukozi w'Imana akabikubwira. Mbese buri umuntu afise ukuntu yahamagawe n'Imana. Imana ishobora kuguhamagara bitewe n'ukuntu wari yagukijije indwara igihe tuguhamagara. Buri muntu wese afise uburyo Imana yakoresheje mu kugira ngo imuhamagare. Kuko urumva Samweli we kugira ngo Imana imuhamagare nuko yumvishije ijwi ry'Imana, Imana imuhamagara. Mose we Imana we imuhamagara, Imana yamubonekeye mu giti. So buri muntu wese afite uburyo Imana yamuhamagaye. Ariko rero nubwo dufise imihamagaro itandukanye, ariko twese dukwiriye gukorera mu kintu kimwe, mu kubaka umurimo wa Kristo, mu kuba Imana, mu kugendera mu ijambo ry'Imana no mu gukora ubushake bw'Imana. Ikibazo sabwo ari agakoryo cyangwa ikigoya no. Tugendeye ku izina ryawe Prophete Moise le liberateur, sibyo?
ako kazina ka liberateur karansekeje cyane, cyangwa se wenda gashobora kuba kanasetsa buri muntu wese. Yuvuze le liberateur, kandi twebwe tujya kwigishwa Bibiliya batubwiye ko la seule personne au monde qui est le liberateur ni Imana n'umwana wayo Yesu Kristo. Ariko tugatungurwa no kubona umuprofete nka Davide nawe ari liberateur. Turagira ngo wenda dusobanurire aho ngaho uko turakomeza tugaconfusinga, bigatuma rimwe na rimwe abakozi b'Imana hari ukundi kuntu tubasesengura kutari kwiza. Yego, so iki le liberateur nuko umwana w'imbwa niki n'imbwa, umwana w'ihene ni ihene, umwana w'imbeba ni imbeba, umwana w'intare nawe ni intare. So mu kuvuga ko yitwa le liberateur, umucunguzi, nuko fise buriya bubasha bw'umucunguzi ariwe Kristo yabumaye. Wowe kuri wowe ufite ububasha, kuri wowe ufite ububasha bwo gucungura. Ni ukuvuga ngo wowe na Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo wowe na Yesu Kristo, ni ukuvuga ngo wowe na Yesu Kristo, kubera ko waduhaye urugero rwiza ngo umwana w'imbwa n'imbwa, umwana w'intare n'intare, bivuze ngo wowe na Yesu Kristo ntaho mutandukaniye n'ububasha. Ububasha Yesu Kristo afite nawe nibwo ufite. Yes, kuko Yesu Kristo ni umucunguzi. Nanjye kuko ndi umwana w'umucunguzi, nanjye ndi umucunguzi. Umwana w'umuperezida nawe. Ubwo twe tukabiki? Twe tukabiki? Kireka niba dukomoka ku biti cyangwa se ku ngurube. Oya, namwe rero mukaba abana b'Imana, ariko namwe umuhamagaro wanyu ntabwo umeze nk'uwanjye. Abagomba kuyoborwa n'abagomba kuyobora. Ari difference. Abagomba kuyobora n'abagomba kuyoborwa. Urumva rero, so kuko ndi umwana w'umucunguzi, nanjye ndi umucunguzi. Kwanza naracunguwe n'amaraso ya Kristo. Inyuma yo gucungurwa rero yamaye iyo mission. Rero ninjire rero mu kiganiro. Kwitwa ngo umucunguzi nuko niyo mission mfite mu gusengera abantu bagakira, abantu bakabohoka, abantu amadayimoni akabareka, abantu bakaba free, bagacungurwa, bagakizwa. Abantu bakava mu byaha. Niyo mpamvu ndimo ndabwira umuntu wese urimo kudukurikira muri uyu mwanya nuko Yesu Kristo yapfuye ku bwacu. Turi mu gihe kibi, turi mu gihe cya nyuma, turi mu gihe cy'imperuka. Tugomba kwisanisha n'ijambo ry'Imana, tukiyeza, tugahereza Yesu Kristo ubuzima bwacu, kuko turi mu gihe kibi kandi mu gihe cya nyuma Yesu Kristo aragarutse kuza gucungura itorero. Kandi Yesu Kristo ubwo yagaruka gute? kandi wowe nawe munganya ubushobozi wagakwiye gukora ibyo n'ubundi yagakwiye gukora. Urumva se icyo gihe ubwo yaba afite ibyo akurusha rero, kandi wowe ngo munganya ubushobozi. Bibiliya avuga ngo nimunyizera muzakora ibyo nakoze birusheho, muzakora double ibyo nakoze. Sobanuye gute? Niba Yesu Kristo atigeze atangira umurimo wiwe afite imyaka 20, yewe akaba yaramabagaye afite imyaka 20, nanjye kwikorera nuko ari byo nakoze we atari yatangira. Urumva? Niba Yesu Kristo hari umuntu unyibukije hano akantu keza cyane, ati Bibiliya ibivuga neza ikanabisobanura neza, ati mu minsi ya nyuma hari abantu bazaza bitwikiriye umutaka w'izina ryanjye, hari abandi bazaza biyitirira yewe, hari n'abandi bazaza yemwe bazanakora n'ibitangaza, uri kumva, babyiyitirira. So wowe ni iki cyatwemeza neza ko, kubera ko n'ubundi watwibukije ko turi muri ya minsi ya nyuma, ni iki cyatwemeza ko utari muri ba bandi biyitirira izina rya Yesu kugira ngo barye utwo bandi? Ndashaka mbwire abantu barimo kutwumva yuko birinde kandi babe bakenga. Turi mu gihe cya nyuma cy'imperuka, kandi abahanuzi b'ibinyoma ngo bazaza ari benshi kandi ku bwinshi. Bibiliya iratubwira ngo bitewe n'ikibazo umbajije, ngo muzamenya abukuri n'ab'ibinyoma bitewe n'imbuto zabo.
ngo muzabatandukanya muzabamenyera ku mbuto zabo. So abantu mube maso mwitonde rero, nimukajye mureba ibitangaza, kubwiriza amakoti n'iki, oya, mujye mureba imbuto. So Amen. urimo mu bantu navuga ko nshobora kuba nzi neza cyane ko twiganye primaire, urabizi. Twiganye primaire, right? So reka wenda ngewe nishyire ku ruhande kuko genda kuza, sibyo? Mu bandi bantu bashobora kuba bakuzi wereye imbuto waba wareze nizihe? Ni umutini, ni imbuto z'urusenda. Imbuto wowe wereye abantu ni nk'izihe? Imbuto rero ntabwo waba uri umukozi w'Imana ukabona umuntu ubabaye n'umufashe. Urumva? Ntabwo waba uri umukozi w'Imana wabwiriza abantu ugashaka kubasambanya. Ntabwo waba umukozi w'Imana, ntabwo waba uri umukozi w'Imana wabwiriza abantu ugashaka kubambura amaturo, amafaranga. Ntabwo ari byiza. None se ko nabonye ujya gutanga inkunga ariko ukazitanga mu gihugu cy'u Burundi, menya ari naho wubatse urusengero niba ntibeshye, kandi warakuriye mu Rwanda, ari naho wabaye ubuzima bwawe bwose mbere yuko ugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I Burundi wabonye ari bo bantu bashobora kuba bumva ibyo uvuga cyangwa se wenda ibyo wababeshya kurenza mu Rwanda? Oya, ikibazo si ugukorera aho wavukiye cyangwa aho wakuriye. Ikibazo ni ukujya aho Imana igutumye. So Imana yawe mwaravuganye irakubwira uti ugomba kujya kubeshya i Burundi, nako kujya kubwiriza i Burundi? Yego. Kujya mu Burundi ni ubushake bw'Imana. Kuko ni ukuvuga ngo mu Rwanda nyine nibyo nakubwiraga, wahise uvuga ati ahangana narahakuriye cyane, nshobora kujya kubwirizayo bagahita babona ko ndimo na scamming. Ukaharekera Prophete Joshua akaba habwiriza gake gake. No mu Rwanda ntabwo dufiteyo isengero, ariko umuntu arafasha abatishoboye, ukabagurira ka mitiweli, ukabagurira ibiryo. Abana batishoboye turafasha mu buryo bw'amafaranga. Turafasha mu Rwanda, ariko nta rusengero ruriyo. Urusengero nyine ruri i Burundi, sinyambibona se ibintu by'postinga. Ruri mu Burundi, yes. None se ko wenda ari nk'abantu baba badukurikira ahangaha batishoboye batagize gute, ubuho ntago wakwiyongoza n'ubundi ahangaha turi kuri live ukavuga uti yewe ndashaka ko uyu munsi dufasha umuntu runaka, nkunze kubona ufasha abantu b'i Burundi? Yego, niba ari umuntu wenda waburaye cyangwa oya, uwaburaye ngewe sinjya nemeranya nawe, uwabwiriwe sinjya nemeranya nawe. Ngewe nemera ko hafashwa umutindi nyakujya, umukecuru uri hejuru y'imyaka 60 kuzamuka. bari hano se No, ntago ari hano, ariko nge banyeneye ko ari we bashaka, banyeneye ko ari we abantu bashaka. Umukecuru hejuru y'imyaka 60 kuzamuka w'umukene cyane, umuntu ubana n'ubumuga. Ariko ibi bijya kwanga umusore ngo uryamye kuri matera simple urimo uradukurikira ngango waburaye, ntago njya nemera rwose gufasha muri ubwo buryo. Kandi rwose abantu bankurikira babyumvireho, ntago umuntu ashobora kumwira ngo yaburaye ngiye kumwohereza amafaranga yo kugira ngo najye guhonga umukobwa kugira ngo azamurebe, ntago byakunda. Ari umuntu w'umukene cyane, umukecuru, umusaza, aho sava rwose nta kibazo. abonetse uwo muntu uvuze bitewe n'izo karakteri uvuze. Yes, abantu barimo baradukurikira kuri Instagram live, uwo umuntu waba mufite aho yaba ari hose, uze kuza kwandikira Prophete David, umwandikire ujye kuri uwo muntu umwandikire ugire gute. Yes, ikindi kandi Prophete, uramutse ugiye gufasha uwo muntu, sibyo, bagomba kugerageza n'ubundi bakakuvugisha kuri video ukavugana n'uwo muntu, urumva? Ukareba ko kuko niba udafashije umusore wagiye kwishakira amafoto yo kuri Google na YouTube. Sawa, uwo muntu bamushake, ubundi rero tuvuga nawe kuri call video, mvugana nawe mwumve ijwi, umufashe n'ukuntu icyamutima nari bitubwiye. Niko biba bimeze rwose, niko bimeze. Naho ubundi bya mituweli byo nushaka kujya ufasha mituweli byo nta kibazo, ujye ufasha mituweli. Ariko none urebe muri quartier, hari quartier ziba atari quartier zikeneye mituweli, nka hari iwanyu mu Gatenga rwose ntago abantu bakeneye mituweli cyane. Ijya muri quartier
za Gasanze, jya ahantu bita za Nyarufunzo, jya ruguru za Murehe, za Nzige, aho hari abantu b'abaturage bakeneye mituweli. Ariko ibi byo gufasha ngo kujya gufasha ngo abantu b'Inyabutarama kubagurira mituweli, hari n'igihe baba baranze kuyigura ku bushake. Ndabeshya. So twigarukire mu kiganiro cyacu, ako ngako ni akantu kari gaciyemo kugira ngo tugiremo agatamoro kuntu. Nkuko nagiye mbikubazaho kuri Prophete Moise no kuri Prophete Joshua, urukumva ni umwe mu bantu muziranye cyane, ndetse ni n'umwe mu bantu bari bamaze iminsi arimo trendinga ku mbuga nkoranyambaga. Kuri wowe wenda kuba umubona afatanya umurimo wo kubwiriza ndetse no gutwika, ndetse no kuba yanywa agasembuye ku mugaragaro, nkawe Prophete Moise mwagiranye umuhamagaro wo guhamagarwa n'Imana, wowe ubivugaho iki? Sinshobora kubivugaho cyane ngo mbigeho dipa, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira kugira ikintu bita ibanga. Urumva? Ariko abamaze kumureba Joshua n'abamaze kumukurikirana, abemejwe n'umutima wabo ko ari umukozi w'Imana w'ukuri babifate gutyo. Ababizi ko atari umukozi w'Imana nawe w'ukuri nabo babifate gutyo. Buriya kasuku umutima w'umuntu umugira inama, kandi buri muntu wese agira umutima nama. Nje hano ngavuga ati ngo Joshua ibyo akora ni iki ntabwo ari umukozi w'Imana w'ukuri, oya naba mukrisite. Urumva? Kandi ntabwo ari byiza. Ariko abantu bose bari kuri iyi mbuga barimo kudukurikirana, bose bazi ijambo ry'Imana, kandi bajya no mu rusengero bumva ijambo ry'Imana. Rero ibyo Joshua akora, niba babona yuko bijyanye n'ijambo ry'Imana, bamufate nk'umukozi w'Imana w'ukuri. Ibyo akora niba babona yuko bitajyanye n'ijambo ry'Imana, bamufeho. So kubijyanye n'agasembuye kuri wowe nka Prophete Moise le Liberateur, ndagira ngo utubwire nk'umuntu umaze iminsi avugana n'Imana kandi ufite ububasha bungana n'ubwa Yesu Kristo umukiza, ndagira ngo noneho utubwire kubijyanye n'agasembuye wowe urabona bimeze bite? Kuko hari abantu benshi bavuga ati yewe kuba mu inzoga cyangwa se kuba muresha inzoga ntago nica amahame ya Bibiliya, kuko hari naho Yesu Kristo yageze mu buke bw'Ikana abwira abantu kunywa akayoga, ndetse hari n'inzandiko Paulo yagiye yandikira intumwa y'Imana bita Timoteyo, aramubwira ngo ujye unywa nta kibazo. Wowe ku nzoga ubivugaho iki? Ku nzoga ntabwo ari byiza kunywa inzoga, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza kuzinywa ku mugaragaro, cyangwa ntabwo ari byiza ubundi busanzwe? No ku mugaragaro no mu bwihishwa ntabwo ari byiza. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nimugasinde n'inzoga, ahubwo muzuzwe n'umwuka wera. Inzoga z'abakristo ni umwuka wera. Urumva? Kuko iyo umuntu amaze kunywa primus aracanganikirwa, akora ibintu bitari byiza, kuko primus ibirimo kumukoreramo. Rero twebwe tubujijwe kunywa inzoga, ariko tubujijwe kuzuzwa na mwuka wera. Rero iyo umuntu amaze kuzuzwa na mwuka wera, nawe arasinda, ariko asinda mu mwuka, akabasha gukora ibintu byiza kandi bitandukanye. Twemerewe kuzuzwa n'umwuka wera, ntabwo twemerewe kunywa inzoga. Yes, Prophete, ikindi kintu kijya kibaho cyane cyane wenda nkamwe abantu b'abakongomani murabizi, iyo akenshi na kenshi abantu bagiye mu rusengero, hari igihe babona wabwirije cyane mu rusengero, noneho abakuri inyuma b'inshuti zawe bakajya bakubwira ngo the time is up. Evoke mu rurimi rw'ikinyarwanda ni nko guterekera cyangwa se guhamagara abazimu. Ni uguhamagara abazimu. None kuki mu rusengero akenshi na kenshi rw'abakongomani bakunda kwibutsa umuntu kwevoka? Mbwira wenda impamvu ibitera ngo evoke. Ukajya kubona pasiteri aratumbagiye bakacoloka na badele. Ibyo se n'ibyaba ari bimwe mu bigaragaza ko wa mugani mu minsi ya nyuma abantu baziyitirira ijambo ry'Imana kandi ari ba Satani? Ikintu ugomba kumenya ni iki? Ibyo
ushobora kwevoka abazimu, ushobora kwevoka amadayimoni, n'ukuntu nanone ushobora kwevoka Imana kugira ngo nayo yigaragaze. njya gutangira nakwibukije kwevoka icyo bisobanura. Noneho utangiye kuvuga ko Imana nayo muyevoka. Yego, Imana none se buretse genda gake. Kwevoka ongera utsubiriremo kwevoka mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Evoka uguhamagara, ariko bikoreshwa akenshi iyo bavuga ngo uvugana n'abepfo. Iyo terme rero evoke ikundwa gukoreshwa mu buryo bwo guhamagara abazimu. Urakoze cyane. Ariko nanone mwe mukayikoresha mwevoka Imana. Nanone rero n'Imana nayo murayevoka. Aho ngaho rero twaba tujye mu yindi level. Nibyo nkubwira. Twaba tujye mu yindi level, ariko akenshi terme evoke bayikoresha mu guhamagaza abazimu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo akenshi na kenshi mwuka byaramwe impamvu ntajya nemerana yewe wenda n'ibijyanye n'amadini ni ukubera nk'izo terme ngira iyi terme ko nari nzi ko tuyikoresha ku gasima, iyi terme ko nari nzi ko hari aho ikora handi mu rusengero hageze ite. Ibyo nabyo bikaba birimo bimwe bintera ubwoba, nkajya kumva ngo evoke baba evoke bagahamagara. Wowe nk'ibitangazo umaze gukora ni nka bingahe? Sinavuga ko umaze gukora ibitangaza bingahe, ahubwo navuga ngo Yesu Kristo yankoresheje bingahe. Umaze gukora nyine Yesu Kristo amaze gukoresha ibitangaza bingahe? Ntago nabibara. Wari wazura? Ntago nabibara, ni byinshi cyane. No, wari wazura? Kuzura gatandukanye. Ari kuzura umuntu mu buryo bw'umwuka n'uburyo bwo mu mubiri gatandukanye. So kuzura navugaga utangiye kunsobanurira uko buryo bwo kuzura umuntu mu buryo bw'umwuka no kuzura mu buryo bw'umubiri, ariko jewe ikibazo nabazaga ko ari ukuzura gusanzwe nyine umuntu yari yapfa ukamuzura. Ni benshi cyane ni benshi cyane wagiye uzura. Baracyariho magingo ya cyane. Ni ukuvuga ngo ujya unasabira abantu bakeneye abagabo n'abakeneye abagore bigakunda. Ubwo bubasha bwose Imana irabufite. Niyo mpamvu mbwiye abantu barimo kudukurikira, barimo kutwumva yuko ntabwo ukeneye kujya ku bapfumu ngo usabe akazi. None Prophet. Mugiye turimo turavuga, mugiye turimo kuganira, Imana irambwiye ngo ari umuntu wagiye ku bapfumu kujya gusaba akazi. Nanyandikire muri inbox musengere kuko bamushizeho imikoshi. None Prophet, ari umuntu w'umuhungu urimo kudukurikira nonaha yagiye ku bapfumu atanga amafaranga kugira ngo bamuhe akazi. Uwo muntu anyandike muri inbox musengere kuko bagushizeho imikoshi. Satani nta kintu atanga, ahubwo Satani ajya gutiza. Satani aratiza ntabwo atanga. Rero babwira ati ntugashakire akazi mu nzu z'abapfumu, ntugashakire urugo mu nzu z'abapfumu. Shakira akazi, shakira abana, shakira urugo mu nzu y'Imana imbere. None Prophet, ikibazo cy'amatsiko nagiraga ngo nkubaze, urumva mwebwe musanzwe muvugana n'Imana directe, wenda mwaba munabizi cyangwa se wenda Imana ishobora kuba yaranababwiye ati ikiguzi cyo kugira ngo wenda uragurira umuntu cyangwa se uvugishiriza umuntu ku Mana ni iki ngiki. Umuntu ashobora kuba yakwishyura nk'amafaranga ngahe kugira ngo umuvugishirize Imana direct ihite namuha igisubizo ako kanya. Abantu birinde kandi abantu babe maso. Umukozi w'Imana wese uzagusaba amafaranga kugira ngo akuvugire ku Mana cyangwa agusengere, uwo mukozi w'Imana ni w'ikinyoma.
none mwe mutunzwe n'iki? ndimo ndavugana n'abantu banyumve. Umukozi Bibiliya yatubwira ngo mwahawe ku buntu mutange ku buntu. Umukozi umwana uzagusaba amafaranga ngo agusengere uzamwungire kure, urumva? So iyo uvugiye umuntu ku Mana, iyo usengeye umuntu ni free, ni ubusa. Imana yonyine niyo izakwishyura. Ngewe nuzwe n'iki? Nuzwe n'Imana biciye mu kazi k'amaboko. Ariko nyine ari n'uburyo bwa blessing ku buryo wenda ushobora kuba wasengeye nk'umuntu cyangwa se wenda ukanamubariza ku Mana, ako kanya igahita ibahereza ibisubizo, bikaba ngombwa ko wenda umubwira uti Imana tuyihereza nk'icya 10 cyangwa se wenda tugira ikintu tugenera Imana. Kimwe cya 10 ijambo ry'Imana, kimwe cya 10 iyo bagitanze ntabwo ari cy'umupasiteri kujya kurya iwe mu rugoya. Ishobora kugura intebe zo mu rusengero, cyagura bafure yo mu rusengero, cyagura mikrofone yo mu rusengero. Envelope se mujya mwoherezamo icya 10 ku Mana yo muyigurira hehe? Ni mu mapapeteri, ni envelope? Ni mu mapapeteri, yes. So icyo cya 10 mugira poste nyine, poste y'Imana mujya mwoherezaho, cyangwa birangirira aho ngaho bikazimira? Icya 10 bakizana mu rusengero, kigakora akazi ko guteza imbere urusengero. Kibaye gikoreshejwe inyuma y'ibyo ngibyo cyaba cyakoreshejwe nabi. None Prophet, hasigaye harateye ibintu by'uko abagabo basigaye bakunda akabarira ariko baciye inyuma. So ni ukuvuga ngo wenda tureke iby'ubutinganyi, ariko mu rugo nabwo umuntu ufite umugore akumva ko akeneye no kumva ukuntu inyuma naho hamera. Mwebwe murabyemera ko umuntu yagerageza akabwira umugore we ngo nahindukire bagerageze n'ibyo, cyangwa nabyo ni ikizira? Ni ikizira. Ntabwo gusambana, umuhungu gusambana cyangwa umukobwa gusambana ntabwo ari icyaha, ni ikizira. Ni ikintu kirenze. Ntabwo navuze gusambana. Washatse umugore, wamaze gushaka umugore, ariko wenda n'urugero imbere ukumva muri iyo minsi umaze iminsi uhahaze, ugiye kugerageza undi mwobo, mubifata mute? Ni ari umugore wawe, umugore wawe bwite wishakiye. na medicine ni ubuganga. Icyo gikorwa cyo gukorera inyuma medicine ntabwo ariyo medicine iracyaha. Ubwo bivuze ko n'Imana ni igikunda, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Okay, ndumva rwose ugize icyo bita muangaza mpya uduhaye, cyangwa se wenda nanjye mfite umugore, arashatse mfite umugore, ariko icyo gikorwa cy'inyuma ntabwo nakikora kuko ntabwo ari byiza. None se ko ari imyobo ibiri ituranye, uramutse ushidutse nyine wahushije wagiye ahandi? Ntabwo washiduka utabyiteguye. Umuntu wese ubikora ntabwo aba yashidutse. Ariko ndabwira abantu b'Imana yuko ndababwira ngo mube maso. Hari abandi bantu babajije ngo none ngo ibi bintu byaje byo mu kanwa byo hari ikibazo? Nyine no umugore wa akaba kunyunya igitsina. Ibyo byose n'ubwenge. None wowe ntibikugwa neza Prophet, wowe ntibikugwa neza? Ibyo byose ni ama revelation, imyuka yahishuriye abantu, kandi ari imyuka ivuye ku Mana. Ibyo bikorwa byose, so ibyo ntabwo ari byiza, byagutera ibisebe mu kanwa, byagutera ubuheri, ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza pe. Iyo wenda murimo murasaba ku Mana, iyo Mana nyine mujya muganira nayo, mujya mwibuka namwe kwisabira ubwanyu yuko hari ubutekamutwe bubarimo? Ugomba imbere yo gusabira abandi ubanza kwisabira wenyine. Ntabwo wajya gusabira abandi ukabwira Imana ati Mana Nyagasani uzambabarire ku byaha nirirwa nkora byo guteka abantu imitwe, ariko mbabarira wongere untize ububasha bwo gukomeza kuba nabona icya 10 muri bo. cyane iyo ukoreye Imana wenyine ugomba kwihana no kwitunganya. Nibyo
No, urakoze cyane. asante sana, natwe biradushimishije kuba tugiranye nawe wenda ikiganiro nk'iki ngiki ndetse ukagira ibyo utubwira. Biraza kuza kudufasha natwe kugira ibyo dutekereza, ndetse biraza no kuza kudufasha kugira ugufunguka kundi bitewe wenda n'ibyo watubwiye. Hari bamwe tuza kuza kubyakira mu buryo twifuza kubyakiramo, hari n'abandi bari buze kuza kubyakira ukundi kuntu. Byose ni ukubyakira guhari, ariko rwose ndabona umuvandimwe witwa Marayika, twakinyanye kwa Karirusi umupira ndamusuhuje kabisa. Marayika we ndagusuhuje my brother. Marayika niwe mwajyaga mujyana mu bapfumu? Oya, Marayika twakinaga umupira, we yakinaga kuri 5 ngende kuri 6. Yari inshuti yanjye cyane, n'umwana gusa cyane. Marayika arabizi. Nabonye rwose arimo arakwandikira ngo romanzo ukuntu yaranze romanzo. Abandi bose batwondi romanzo barabizi bose. Ariko tugikizwa abo twakinaga umupira bajya mu bapfumu twarabasengeraga, kandi nabo kuko bakabona ukuboko kw'Imana, byose Imana ikajya ibikora. Urakoze cyane rero Prophet. Cyane, merci beaucoup. Asante sana.